Ndagusuhuje nkwifuriza igitondo cyiza wowe ukomeje gukurikira ibiganiro bya Rafiki TV Rwanda, nizere ko umeze neza aho uherereye hose, haba mu Rwanda, mu mahanga ndetse n'ahandi hatandukanye. Hanyuma rero iyi ni Rafiki TV, njyewe nitwa Rafiki Kabenga, nkaba nje muri studio kugira ngo tuganire ikiganiro nabateguriye kuri uyu munsi. Ngira ngo mu Rwanda kugeza ubu hari inkubiri yo guhiga ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Hanyuma muri uko guhiga ibinyobwa bitujuje ubuziranenge at the first cyangwa se ku ikubitiro, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibinyobwa n'ibiribwa mu Rwanda, Rwanda FDA, iki kigo niko cyitwa. Hanyuma iki kigo ku ikubitiro cyahagaritse ikinyabutabire cyitwa ethanol. Iki kinyabutabire rero nicyo cyahagaritswe bwa mbere ku ikubitiro, ariko noneho baje gusuzuma no kugenzura basanga ibinyobwa byinshi byaragiye bikoresha iki kinyabutabire, ndetse bakavuga bati ni nabyo bigira uruhare mu guhitana ubuzima bw'abantu cyangwa se abantu bagakuramo ubumuga. Ngira ngo hari abantu benshi bapfuye barenga 50, abandi barenga 100 nabo bahura n'ibibazo by'ubuhumyi, abandi barwara imyijima, ubu ngubu bakaba bari kuri diyareze. Ibi rero nibyo ngira ngo tuganireho. Ubundi iki kinyabutabire ni gati ki, ni bwoko ki? Ku bantu batize ibinyabutabire cyangwa se chemistry, iki kinyabutabire kimeze gite, gikora gite? Ubundi iki kinyabutabire cya ethanol ni ikinyabutabire kiri mu muryango wa alcohol. Iyi alcohol rero ikaba ifite formule chimique cyangwa se chemical formula ya C2H5OH, cyangwa se abandi bakayikompoza mu bundi buryo bakavuga ngo ni C2H6O. Ubwo ni ukuvuga ko iba igizwe n'imyuka ya carbon 2, hakaza umwuka wa hydrogen, imyuka 6, imyuka 6, ndetse na oxygene 1. Ni ukuvuga ngo rero iki kinyabutabire cyo mu bwoko bwa alcohol, ngira ngo alcohol murayizi cyane, hari alcohol bakoresha kwa muganga boza ibisebe cyangwa se boza ibikoresho byo kwa muganga, desinfectant, nayo bashyira muri hand sanitizer kugira ngo yice udukoko, ari nayo abakoresha mu masalo de coiffure bakoresha bari kogosha kugira ngo yice udukoko dushobora kukwanduza indwara. Akaba ari alcohol rero C2H6O, ari alcohol ikoreshwa mu binyobwa bisindisha, urugero nka byeri, divayi n'amasipiriti. Iyo umuntu anyoye rero inzoga yakoreshejwemo ethanol, niyo ahanini itera ubusinzi, kubera ko iyo igeze mu gifu no mu mara ihita yirukankira mu maraso, hanyuma rero yagera mu maraso y'uyinyoye, noneho igahita ijya mu bwonko, igahundura imikorere n'imitekerereze y'umuntu, umuntu akumva atangiye kugira akanyamuneza, kuruhuka n'iki, ugasanga mbese arumva ibibazo yari afite byose bishize, ahubwo noneho agatangira agakereya ibindi bishyashya. Hanyuma rero ubundi iyo wayirengeje urugero ni nako bigenda, ariko iyo wanyoye nkeya umubiri uyisenya cyane cyane binyuze mu mwijima. Ni nayo mpamvu abantu benshi bakunda kunywa iyi alcohol, ibagiraho ingaruka mu mwijima uyungurura amaraso, noneho ikavamo ibindi binyabutabire kugeza isohotse mu mubiri. Hanyuma rero wakwibaza uti se ethanol ikoreshwa hehe? Ikinyabutabire cya ethanol gikoreshwa mu gukora ibinyobwa bisindisha, mu gukora imiti n'ibikoresho by'isuku, nk'uko nabibabwiye, nko kwa muganga n'ahandi, mu nganda za shimi,
nk'igihe barimo barasukura ibintu bitandukanye. Iyi kandi ikoreshwa mu gice cya fuel, aho bashobora kuyivanga na essence kugira ngo bibashe kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Icy'ingenzi rero ni uko etanol ikoreshwa mu binyobwa igomba kuba kuribwa cyangwa se ikanyobwa, ikaba iri ku rwego rwo kuribwa cyangwa se kunyobwa, ikaba itandukanye rero n'ubwoko bwa alcool bugenewe inganda cyangwa isuku n'isukura. Etanol ubwayo rero niyo alcool yo mu binyobwa, naho metanol yo si iyo kunyobwa kandi ishobora kuba uburozi bukomeye, ko hirya ya etanol hari composition ishobora kubyara metanol. Iyi metanol rero yo ikaba ari iyo kwica, ko yo ntabwo iba ifite ubushobozi bwo kuba yanyobwa, ko ni uburozi bukomeye. Nubwo ikoreshwa cyane mu binyobwa bisindisha rero, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS cyangwa se WHO rivuga ko ari ikinyabutabire gifite uburozi bushobora no gutera indwara nyinshi z'ibikatu. Raporo y'iri shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yo muri Kamena 2024, ni ukuvuga ni imyaka 2 gusa ishize, igaragaza ko kunywa inzoga bifitanye isano n'indwara, ibikomere n'ibibazo by'ubuzima birenga 200. Muri zo harimo indwara z'umutima, iz'umwijima, iz'ubwonko, ibibazo byo mu mutwe ndetse na kanseri zitandukanye. Ikindi kandi ngo mu mwaka wa 2019 kunywa inzoga byagize uruhare rukomeye mu mfu z'abantu bagera kuri 2.6 ku isi. Aba bakaba bangana na 4.7 by'impfu zose zabaye muri uwo mwaka. Ni ukuvuga ngo 4.7 by'impfu zabaye muri uwo mwaka bishwe n'inzoga kandi zirimo iki kinyabutabire cya etanol. Ni ukuvuga ngo utabariyemo abishwe n'indwara, impanuka, intambara, iki n'ibindi byose bishobora kwica umuntu, inzoga zishe 4.7 ku ijana. Ni ukuvuga abandi bose bishwe n'ibindi bitandukanye. Hanyuma rero muri bo 1.6 bishwe n'indwara zitandura, abarenga 700,000 bazize impanuka n'ibikomere, mu gihe abarenga 300,000 bo bazize indwara zandura zifitanye isano no kunywa inzoga. Ubu bushakashatsi bwa WHO cyangwa se OMS bugaragaza kandi ko etanol yangiza ubwonko, ikagabanya ubushobozi bwo gutekereza, gufata ibyemezo no kwibuka. Iyo umuntu yasinze aba afite ibyago byinshi byo gukora impanuka zo mu muhanda, kwitura hasi, gukomeretsa abandi cyangwa kwikomeretsa bitewe n'uko ubwenge bwe buba butakikontorora. Akaba ari naho leta y'u Rwanda yahereye nyine ibuza abashoferi cyangwa se umuntu wese utwaye ikinyabiziga kuba yanywa inzoga, kubera ko nta self control aba afite. Ni hahandi agenda nyine akumva yabona nk'umuhanda akawubonamo ikindi kintu, urumva. Hari n'abavuga ati njyewe ndasinze nanyweye ka kiwingu nk'ikivu nkibonamo itapi nziza ku buryo nshobora kugenda rwose nkayibyiniraho. Urumva rero icyo ngicyo, icyo gihe ubwenge bwe ntabwo buba buri gutekereza, ababona ibyo abandi batabona, agakora ibyo abandi badakora, agatekereza ibyo abandi badatekereza, ndetse habamo no kuvuga ibyo abandi batavuga. Niyo mpamvu akenshi banywa inzoga, nk'iyo akoze ibintu mu gitondo wamubaza uti byagenze bite, abwira ati ibyo bintu rwose wimbeshyera, njyewe ibyo bintu ntabwo nigeze mbikora, njyewe mutumishi wa Mungu ntabwo ibyo bintu rwose nigeze mbikora, murimo murambeshyera. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko aba atagitekereza cyangwa se atakimenya ibyo yakoze. Amenye ngo yaryamye cyangwa se yabyutse, nk'uko abasomyi ba Bibiliya byagendekeye kuri ba bakobwa ba Loti, uko basindishije papa wabo Loti kugira ngo babone uko baryamana. Icyo gihe ngo Loti ntiyamenye niba yaryamye cyangwa yabyutse bitewe n'uko yari yasinze bikomeye. Nuko rero uwo musemburo urumva ko ari ikintu gikomeye ku buzima bw'umuntu. Hanyuma rero ku rwego rw'umubiri,
Etanol ishobora gutera kubyimba no kwangiza umwijima, ko twabonye ko umwijima ari wo uyungurura amaraso, kandi iyi ngiyi nyuma yo kwirukira mu mutwe ikaba inyura mu mwijima kugira ngo iyi etanol umwijima uyiyungurure, kuko yirukira mu maraso. Mu maraso rero iyo imaze gukwirakwira mu maraso, urumva ko n'ubundi igera mu mwijima, bitewe n'uko amaraso yose ayungururwa n'umwijima. Hanyuma rero ikindi ukaba wakwandura indwara zidakira zirimo urushwima, ishobora kandi gutera indwara z'umutima, umuvuduko ukabije w'amaraso no kwangiza urwagashya bita pancreas. Ni ukuvuga ngo aha ngaha iki kinyabutabire cya etanol abenshi ngira ngo barabizi, nk'abarwara indwara z'umutima, z'umuvuduko, iz'iki, akenshi barabategeka kutongera kunywa inzoga, bakanywa ibintu byoroheje ndetse bitarimo umusemburo, bitarimo n'isukari, bitarimo iki. Akenshi bababwira kwinywera agakoma k'amakoma katavanzemo ikindi kintu, bitewe n'iki? Bitewe n'uko babona ko umubiri wawe nyine ufite ibyo bibazo, kandi noneho umwijima wawe utakigira ingufu zo kuyungurura amaraso, noneho bigatuma na ya myanda yose igendera mu maraso. Etanol kandi ni kimwe mu bintu byemejwe ko bitera kanseri. Ishobora gutera kanseri z'ubwoko burindwi, zirimo izo mu kanwa, izo mu muhogo, mu rwungano ngogozi, mu mwijima, mu mara ndetse n'iy'ibere ku bagore. Ni ukuvuga ngo abagore nabo ntabwo borohewe n'iyi etanol, uretse abagabo bikundira agasembuye, ariko abagore nabo muri iyi minsi basigaye bagasoma rwose, bagafataho cyane. Aha ngaha rero abagore nabo bashobora guhura n'iyi kanseri y'ibere, mu mwijima, mu muhogo, mu rwungano ngogozi. Ni kanseri zo mu bwoko burindwi. Imibare yerekana ko rero mu mwaka wa 2019 abantu 401 bishwe na kanseri zatewe no kunywa inzoga, mu gihe 4.4% bya kanseri zose zasuzumwe ku isi zari zifitanye isano n'inzoga. Ku bagore batwite, kunywa inzoga bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mwana utaravuka, zirimo ubumuga bwo gukura, ibibazo byo kwiga no gutekereza, ndetse n'ubundi bumuga bufata ubwonko. Ngira ngo abantu bakunda kubona kuri izi nzoga z'ibyuma cyangwa se izindi nzoga zose, haba hariho ibirango bibiri. Haba hariho akantu gatoya kari mu ruziga rutukura kanyujijemo akarongo nako gatukura, mw'imbere muri ako kaziga harimo 18, bivuga ngo ntago zemerewe ku mwana utarageza imyaka 18. Hirya yako hakaba harimo akandi karango nako kariho uruziga rutukura runyujijemo akarongo, harimo umugore usa n'utwite. Bivuze ko zibujijwe ku mugore utwite. Kubera iki? Kubera ko barazi ko iki kinyabutabire ari uburozi ku bantu, ariko abakuru bo bakaba bashobora, kubera ko bo bafite amahitamo. Umuntu ashobora guhitamo kunywa inzoga cyangwa kuzireka atabaye imbata yazo, ariko noneho bakavuga bati wowe utaragize imyaka 18 ntabwo wemerewe kunywa inzoga, kubera ko ntuba wakageza igihe cyo kwifatira ibyemezo. Nawe umubyeyi utwite ntabwo wemerewe kunywa inzoga, by'umwihariko irimo iki kinyabutabire cya etanol, kubera ko umwana utwite bishobora kumugiraho ingaruka zirimo ubumuga bwo gukura, ibibazo byo kwiga no gutekereza, ndetse n'ubundi bumuga bufata ubwonko, bigatuma uretse n'ubwonko n'ingingo, ko abenshi bavuga ko umwana uvutse ku mubyeyi ukunda kunywa inzoga, akenshi kubera ko intanga ze ziba zidakomeye, ashobora kuvukana uburwayi bwa autism. Ibyo byose rero n'ubushakashatsi bwagiye bukorwa bukagaragara ku bantu benshi bakunze kugenda banywa inzoga. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kandi rivuga ko abantu bagera kuri 400,000 bafite ikibazo cyo gukoresha inzoga nabi. Muri bo 209,000 bakaba barabaswe nazo. Iyi mibare igaragaza kandi ko ikibazo cy'inzoga gikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeje kugariza ubuzima rusange ku isi, by'umwihariko mu rubyiruko, kuko ari busanga biyahuza izi nzoga, bitewe n'ikibazo kandi cy'ubushomeri, aho umuntu adashobora kwigurira inzoga yujuje ubuziranenge, kandi mu buzima bwe akaba yumva ashaka gusinda, kubera ko mu Rwanda bavuga ngo gusinda ni amahirwe.
akavuga ati reka niyahuze utu fucking beer utuyoga twa makeya turambasha vuba, niba mfite ibihumbi byanjye 2 cyangwa 3 ntahende kuvuga inka. Noneho ugasanga yiyahuje nyine izo nzoga zirimo iki kinyabutabire gikomeye kidafunguye cyangwa se kitagabanyije ubukana, kiri ku rwego rwo hejuru, wasomaho rimwe kabiri rero ugasanga byabaye. Noneho ku muntu utariyeho ugasanga byirukiye mu mara no mu mutwe, umuntu agahita agwa aho ngaho akaba akaramba. Nubwo rero abantu bamwe bavuga ko kunywa inzoga nkeya nta kibazo bitera, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima shimangiye ko kunywa inzoga kabone n'iyo zaba ziri ku rugero rutoya bishobora guteza ingaruka ku buzima, cyane cyane ku bijyanye n'ibyago byo kurwara kanseri. Bivuze ngo rero bya bindi Bibiliya ivuga cyangwa se abapasiteri n'abapadiri bahora batwigisha ko kunywa inzoga atari byiza, uretse no kuba atari byiza ari icyaha, ni ukuvuga ko baba bazi ko roho nzima igomba gutura mu mubiri muzima, ko nta muntu wakagombye gukorera Imana ngo anywe n'inzoga, ko nta muntu wakagombye guhimbaza Imana ngo ahimbaze n'icupa. Bityo rero ko icyiza ari uko nta muntu wagombye kunywa inzoga, bitewe n'uko inzoga ziri mu bintu bikomeye kandi bishobora guteza akaga ubuzima bw'abantu. Niyo mpamvu rero WHO ishishikariza ibihugu gushyiraho ingamba zigabanya ikoreshwa ry'inzoga, ndetse n'abaturage bakagabanya cyangwa bakareka kuzinywa mu rwego rwo kwirinda indwara zidakira no kurushaho kubungabunga ubuzima bwa muntu. Hanyuma rero njyewe ubwo ngira ngo mu Rwanda hamaze kumenwa iki kinyabutabire cya etanol cyinshi cyane, amaritiro menshi yaramenwe nyinshi cyane, ariko ikinyabutabire iyo ukitegereje usanga nyine ari amazi, ni umwuka, ni vapeur, kuko ushobora no gushyiraho umwambi gutya kikaka, n'ibyatsi byaba ari bya bindi byo mu kwa kane mu mvura. Ibi bigaragara rero ko ari ikinyabutabire gifite ubukana bukomeye. Naganiriye na muganga Imanishimwe Fidèle, ni umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gisenyi, atuganiriza kuri iki kinyabutabire ndetse n'ingaruka gishobora kugira nanone ku buzima bw'umuntu, ndetse aradusobanurira byinshi bijyanye nacyo. Murakoze cyane. Iyi ni etanol twaje kwangiriza uyu munsi, ngira ngo ni ubukangurambaga bumaze iminsi buriho mu gihugu cyose ko izi nzoga n'izindi nkazo ziri concentré kuri uru rwego zangiriza umubiri w'umuntu, cyangwa se igakoreshwa mu bundi buryo nko gusukura amasirifasi amwe n'amwe, ariko iyo biri concentré kuri iki kigero kirenga square zigera kuri 40%, ariko zinigera kuri 80%. Iyi rero aba bantu bakora iba iri ku kigero kirekire cyane, ku buryo iyo yinjiye mu mubiri w'umuntu iteza ibibazo byinshi. Harimo bimwe tumaze igihe tubona, harimo ubusinzi bukabije n'ibyo, ariko harimo no kwangiriza umuntu ku buryo bwa buhoro buhoro. Hari ukwangiriza ubwonko bwe, hari ukwangiriza bimwe mu bice by'umubiri nk'impyiko, umwijima ndetse n'ibindi, hahandi umuntu agenda yangirika buhoro buhoro kugeza arundutse. Hanyuma hari ubwo bikoreshwa, iki kinyabutabire gikoreshwa no kwa muganga, icyo gikoreshwa gute, mu buhe buryo? Kugira ngo dusobanure nyine tumenye uburyo ki umuntu yakayikoresha n'impamvu yangijwe uyu munsi, ese bigira iyihe ngaruka ku bayikoresha? Yego, ni ukuvuga ngo twe kwa muganga dukoresha iyo bita alcool de naturel. Iyo alcool de naturel tuyikoresha mu gusukura surface zimwe na zimwe, cyangwa se mu kwica udukoko turi nko ku meza, ku ruhu, cyangwa se n'ahandi, kuko wabonye ko abayikonsoma benshi ni urubyiruko. Ntabwo rero wakubaka igihugu uri murangiriza urubyiruko ruhari. Yego, dufite ingero nyinshi z'abantu bagiye bahuma, abandi bakarwara imyijima n'impyiko. Ubundi nibyo ni iki kinyabutabire kibitera, cyangwa hari izindi composition zibitera? Yes, hari izindi, hari iki ngiki, nkuko iki ngiki ni kimwe, ariko hari n'ikindi bita metanol, ni mwene wabo n'iki ngiki. Bivuga ngo abo ngabo bahumye, abo ngabo bangiritse umwijima, mu bisanzwe kunywa inzoga nyinshi kurenza urugero ntabwo ari byiza. Inzoga
hafi ya zose ziba zirimo ethanol ariko ku kigero kiri hasi, nicyo nyine bita inzoga. Icyo gihe rero iyo uyinyoye ku buryo buri excès, buriya tout excès est mauvais, iyo warengeje urugero ntabwo biba byiza. Rero n'iyi nayo ni zimwe muzangiriza umwijima, kuko ikinyobwa cyose tunyoye, ibyo kurya byose tunyoye bibanza guca mu mwijima kugira ngo igire akazi banza kuwukoraho, ibyo bita detoxification hepatique. Ibyo rero n'izi nzoga zicamo, zamara gucamo wa mwijima wacu ukananirwa, yagera mu mpyiko nazo zikananirwa kuyungurura. Niho handi uzumva umuntu ngo yarwaye umwijima, kubera ko haje inzoga ifite concentration nini cyane, wa mwijima wacu unanirwa kudigera icyo kintu, bityo aza kugira icyo bita cirrhose hepatique. Turabizi abantu benshi ubona bararwaye indwara zitandukanye bitewe n'ibyo ngibyo. Iyo tuje rero kuguhumaho n'ibindi bindi, icyo kinyabutabire kiri muri methanol kiragenda kikajya mu bwonko, cyajya mu bwonko kikangiriza bimwe mu bice bituma umuntu abona. Niyo mpamvu muri bimwe mu bimenyetso by'izi nzoga, cyangwa se ku muntu wabaswe cyangwa se wanyoye kuri izi nzoga, ni ubuhumyi, kandi buba bwihuse, ntabwo bwo bufata igihe kirekire. Iyo toxine irimo, ubwo burozi burimo butuma umuntu ahuma ku buryo bwihuse. Yego. Hanyuma nk'abantu babikonsomye, dufite abantu benshi babikonsomye, nk'umuganga niyo nama bagirwa uyu munsi? Inama tubagira uyu munsi ni ukuhita babihagarika, kubera ko iyo bihagaritse vuba no kugusevinga birashoboka. Ikindi twe kwihagararaho, umuntu wabikonsomye koko, umuntu wabinyoye aze kwa muganga hakiri kare, kuko muri bamwe twagiye tubona bagiye bicwa n'ibi ngibi, bagiye baza babihakana, bagahakana ati icyo kintu nta n'icyo nzi, nta nubwo nigeze nkibonaho, ariko ukabona ibimenyetso koko biri consistent, cyangwa se birahura neza n'ibimenyetso by'umuntu wanyoye iyi nzoga, ku buryo umuntu yajyaga kukubwira ko no kwemera ko yazinyoyeho yamaze kuremba. Icyo gihe icyo tukangurira abantu ni igihe wanyoye kuri ibi binyobwa, ihutire kugera kwa muganga, hanyuma tugufashe ibishoboka. Ikindi ubukangurambaga ni ukubihagarika, abajene, urubyiruko n'abandi bose babikonsoma. Niba utaragirwaho ingaruka zigaragara nabyo, ariko zishobora kuba deja zaratangiye kwikora mu mubiri wawe. Niyo mpamvu niba uzi neza ko umaze igihe unywa izi nzoga zimeze gutya, byiza waza kwa muganga kureba ko umwijima wawe ukiri muzima, kutatangiye kugenda upfa buhoro buhoro, bityo tukugira inama. Arakoze cyane rero Dr Imanishimwe Fidèle. Ngira ngo murabizi neza mu karere ka Rubavu ndetse na Nyabihu habaye ikibazo cy'abantu bahitanwe n'iki kinyabutabire kubera ko bari banyweye ikirengeje urugero. Ni inkuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga n'ahantu hose, ibi inkuru y'incamugongo ko abantu bagera muri 11 bose bapfuye. Ibi rero meya w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yabishimangiye, agaragaza ko mu iperereza ryakozwe ari byo byatumye aba bantu bapfa, ndetse ubwo bari mu gikorwa cyo kumena iki kinyabutabire cyafatiwe muri uwo mukwabo ndetse n'ahandi hatandukanye muri aka karere ka Rubavu, byagaragaye ko iki kinyabutabire kiri mu bintu bikomeye cyane byahitanye ubuzima bw'abo bantu. Nawe rero reka tumwumve. Uyu munsi rero turi kumena ikinyobwa cyitwa ethanol. Ntabwo ari ikinyobwa ubwacyo, ariko ni kimwe mu byakoreshejwe n'abaturage mu gukora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Ikiro kikaba gifite umwihariko kuko ntabwo cyagenewe icyo abaturage bagikoresheje, kandi kiba gisaba n'ubumenyi ku bantu bakwiye kugikoresha. Aha rero twaje kukimena hano kugira ngo tugaragarize abaturage uburyo bikorwa, tugaragaza ububi bwacyo iyo gikoreshejwe ibyo kitagenewe. Murabyibuka namwe ko duheruka kubura abaturage bishwe n'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, byabereye iwacu muri Rubavu, mu murenge wa Rubavu, ahantu mu mudugudu wa Bushengo. Ariko muri iyo minsi hari n'abantu bishwe n'ibinyobwa nanone byari byakorewe mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu, ariko aho ni mu baturanyi, ku buryo hari n'abantu bagiye bapfira mu karere kacu babinyoye muri Nyabihu. Ibyo rero byaje kurangira dupfushije abaturage 6, no muri Nyabihu hari abandi bagera kuri 11 baguyeyo, ariko urumva ikibazo bari bahuriyeho ni kimwe. Ubwo rero ahapfuye umuntu burya n'uwarokotse aba yasigaranye uburwayi bukomeye. Inzoga nk'iyo yishe umuntu, iyo
udahise upfa ako kanya n'ubundi uba wasigaranye ibibazo bikomeye. Akenshi rero hari abahinduka impumyi cyangwa se bakarwara inyama zo mu nda za zindi zidakira nk'umwijima n'ibindi. Ubwo rero urumva hari ibyo tuvuze byamenyekanye, ariko burya niba bitamenyekanye nabyo biba biri byinshi. Ndabashimiye cyane rero mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Njye nitwa Rafiki Kabenga, iyi ni Rafiki TV Rwanda. Nkomeze kubashimira uburyo ki mukomeje kubana natwe, mukomeza kudutera inkunga kandi mu buryo bw'ibitekerezo ndetse n'ibifatika. Hanyuma rero mukomeze mukore subscribe, like na comment ku makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Mukomeze mugire ibihe byiza, naho utaha mbifuriza ubuzima buzira inzoga. Twese tuti hehe n'icyuma.